ndashaka kumbwiza ukuri. Ukuri kuri se warandeze ni byiza cyane warakoze kumbera umubyeyi ariko nagwa mbereye umubyeyi mwiza ntiwigeze unyereka urukundo umubyeyi yereka umwana. ngira ngo urabizi si ngombwa yuko mbisubiramo. sindava kuri ngeze kuri Z byose urabizi. icyo nakoze ni iki? ahubwo si icyo wakoze ni iki nk'umubyeyi wigeze. Reka nongere mbasuhuze mwebwe mudukurikiranye umunsi ku munsi. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu nkuko bisanzwe. Rero reka ntajye mbifuriza umunsi mwiza, igicemutsi cyiza aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi rero turagarutse kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, nanone kandi tubiseguraho ko iba yatinze gusohoka abura ibibazo bya tekinike. ari namwe murabizi abakoresha ikoranabuhanga. Hanyuma rero turabona Iribagiza yakamejeje arashaka kumenya isi, arashaka kumenya uwo mwiciye se. Arakamejeje pe, ashaka kumenya mwiciye se rwose, kuko urabona ko nawe ari mu gihirahiro. ashaka kumenya ngo ese noneho agomba kwitwara te imbere ya Rugema. Nkabonye ko Emile na kamarade babwiye Iribagiza ko uwishe se ari Rugema. Reka nongere mubwire ngo rero kora subscribers aho hasi ukande n'inzogera kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu byose nkuko duhorana. Nanone rero turakomeje. Mbere na mbere ndakwibutsa ko ushobora gutanga igitekerezo hanyuma tugagumya tukaganira kuri iki kiganiro cya filime Inzira y'Umusaraba. Tanga igitekerezo cyawe, tanga comment, inyunganizi, sharing video kugira ngo igere ku muntu uwo ari we wese. Iyi filime rero Inzira y'Umusaraba irimo amayobera menshi, irimo gukomeza, irimo byinshi tugomba kwigira hamwe tukamenya ngo ese Rugema arabwira iki Iribagiza, aramufata ate, ese Iribagiza aritwara ate imbere ya Rugema, ese Iribagiza ko ari hafi gukora ubukwe azemera abukore atari kumwe no ataramenya ukuri kw'ababyeyi be. Ibyo biri mu bintu tugomba kuganiraho. Se twarango ni iki kintu gikwiye gukorwa hagati ya Rugema na Iribagiza. Rikababwira rero abantu kuri social media, abanyarwanda mwese muri rusange, reka twifurize umunyamakuru iruhuko ridashira. Imana imwakire mu bayo, imwita Jean-Bert Gatare. Imana imwakire mu bayo rwose. Rero umunyamakuru mwiza kandi yitwaye neza. Ndabizi mwese mutangira ubuhamya kuko afite ubuhamya bwiza cyane cyane pe. Umunyamakuru we ntangarugero, yabaye intwari cyane. Abantu mutazi amakuru ye rero yakoraga kuri RBA ariko akaba yarabaye no kuri Sango cyane mu rubuga rw'imikino. Dusubira kuri filime yacu rero Inzira y'Umusaraba. Tumaze iminsi tubona ko Kanyana ashaka kubwira musaza Iribagiza ko amukunda, ariko nabyo bikaba ibindi bikaba bibi rwose pe. Rero bivuze ngo aho muri mu mpande z'isi mu by'ukuri
murabona ejo bundi naho bizagenda bite namara kumenya ukuri. Iribagiza namara kumenya ukuri Iribagiza namara kumenya ukuri, hanyuma na Rugema nawe agafatwa akagirirwa ibyo yakoze. Murabona bizagenda bite? Bivuze ngo hari ibindi dutegereje kubona, andi mahirwe dutegereje kubona, hari izindi ntambara dutegereje kubona zo kurwana ya niko nabivuga. Hari izindi dutegereje kubona zo kurwana, kuko hazavamo fight. Urumva ko ashobora kutemera guhomba, Rugema ashobora kutemera guhombera imitungo yose. Biragoye kuvuga ngo ahombye imitungo, kandi koko nawe wabyumva amaze igihe imitungo ye yarayigurishije kugira ngo afate iyi ngiyi ye, yarayigurishije kugira ngo asigarane iya Iribagiza. None rero turi hagati na hagati, tutazi ngo noneho mu by'ukuri ubundi imitungo ye yabaga ese ubundi yaraturanye nawe? Ese ubundi imitungo ibonetse hari icyo byatanga? Kurikirana rero iyi filime irimo guca kuri na channel. Mbibutse ko ubu ngubu ushobora gukora subscribers, hanyuma ugakanda n'inzogera, tukabana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rego ndabasuje kandi ndakomeje kubona tutazi ngo birava he biragana he, kandi mu by'ukuri koko nibyo. Iyo bavuze ngo nyir'urugo yapfuye, ubu rero uyu munsi dutegereje filime twese. Gusa nabaye mbabwira ngo tubanze tuganire kuri iyi ngiyi, twahoze tuganira kuri izi topic zikurikira. Ndagira ngo utange ibitekerezo, mukajya musiga mwenyine, murabona ko nanjye biba byancanze. Mujye namwe mumbwira, muvuge ate, mubwira ngo dukora iki ngiki, mumbwira ngo kora hano, uvuga gutya, cyangwa se kora aka, byaba byiza kurushaho. So rero icyo nababwira ko nuko muri ingenzi, kandi gufatanya nanjye ntago nta kimwaro kirimo, cyangwa se urakambabwira ngo nimba ufite inshuti yawe akaba inshuti yawe ikaba igeze mu byago, mutabare. Nimba kandi ufite mugenzi wawe n'ibibazo, wimusonga, ahubwo nawe mugane kugira ngo mukomeze kujya mu mujyo umwe. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, reka dusubira nanone ku munsi w'ejo tuganira kuri filime yacu, ndetse turebera hamwe aho izaba igeze. Ndabaseze. Iribagiza namenya ko umuntu wazagarutse kubavangira, koko biragenda bite? Utanga ibitekerezo hasi, kandi muri comment utange igitekerezo, umbwire uko nawe urimo kubyumva, nimba ariko nawe urimo kubibona, hanyuma tugumye twigomanire kuri filime yacu. Kugenda iryoha,
icyo nababwira cyo ntimuyireke rwose kuko irimo kugenda isobanuka rwose pe. Naho mu minsi y'imbere turamenya uko biri bugende. Ntabwo filime yacu irimo guta umurongo. Kandi nkwibutsa ko ushobora gukora subscribers kandi ushobora no gukanda like na share ugasangiza inshuti zawe ibyo tuba twaganiriye ahangaha. Turabona Desi Sylvie yishimiranye n'inshuti ye. Nagaze ko